niba dutanze nomero hamagara, Imana ishimwe cyane. Hamagara iyo ndwara. Ndashimira Imana, hari umuntu wampamagaye wakurikiye ikiganiro kuri Negebu TV, yaramaze igihe adasinzira mu imyaka myinshi, ariko narasenze arakira. Ejo yarampamagaye ambwira ngo yakize. Ibyo ntabwo ari igitangaza. Na kanseri tuzasenga zikire, na sida tuzasenga. Rero muvandimwe wowe udukurikiye nsoza, birashoboka yuko hari imbaraga ubona ziri kukwataka, z'abadayimoni, imbaraga z'amahembe, imbaraga z'ibitega, indwara zidasobanutse. Ngwino kwa Yesu, haleluya, araguha imbaraga zimira izindi. Yesu uramukura he ko ataboneka fizikale? Imana ishimwe. Icya kabiri, y'Imana yaguhamagaye iguha imbaraga mu biganza. Bibiliya iravuga ngo bazarambika abarwayi ibiganza bakire. Imana ishimwe cyane. Izo ni imbaraga za kabiri Imana iha umunyamuhamagaro, bigahinduka bya bimenyetso bigumana n'abizera. Amahoro y'Imana kuri mwebwe mwese mudukurikiye, abadukunda, abakunzi bacu aho muherereye hose, turabakunda cyane natwe. Negebu TV ni ishakiro ry'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko twabisezeranye kandi tukaba tutica isezerano. Uyu munsi dushimiye Imana Data wa twese yongeye kutwemerera ikaduha umwanya kugira ngo dukore umurimo wayo. Bakoze subscribe, Imana ibaha umugisha, bakora share bagasangiza abandi biganiro byacu, ndetse n'abandika muri comment bakatubwira uko bakiriye ubutumwa bwiza tubagezaho. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Nkuko mubibona uyu munsi wa none twongeye kugira umugisha wo kwakira umukozi w'Imana, umwana w'Imana, cyane ko atari ubwa mbere cyangwa se ubwa kabiri agaragaye kuri channel yacu. Yatwemereye umusanzu we kugira ngo abakunzi ba Negebu TV mukomeze gutera imbere no gutera intambwe mu buryo bw'umwuka. Munyemerere tumwakire namara adusuhuze, namara kudusuhuza turakomeza n'ibiganiro byacu. Murakoze cyane, turabashimiye ikaze muduhaye kuri Negebu TV. Imana ibaha umugisha. Dusuhuje abadukurikiye bose bari mu bihugu bitandukanye, by'umwihariko abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda. Ndabizi ko mudukunda kandi mudukurikira umunsi ku munsi. Hanyuma Imana ibaha umugisha. Nitwa Pasteur Dusengimana Theophille, umugabo ndubatse, ngarutse hano kugira ngo dusangire n'abadukurikiye ijambo ry'Imana. Imana iguha umugisha mushumba. Murumva ko rwose twagize umugisha udasanzwe. Burya ababyeyi bakuru muri uru rugendo rugana mu gihugu cyo mu ijuru barakenewe, nubwo batarimo kuboneka cyane, ariko dushimiye Imana ishobora byose duteye iteka kuri Negebu TV ikaduha kwakira umubyeyi wacu kugira ngo atuganirize ibyanditswe byera. Munyemerere twihuse dusenga Imana, nitumara gusenga tumwakire atugezeho icyo Imana yashyize ku mutima we. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye cyane, turaguhimbaje, tugushimiye ineza yawe n'urukundo, tugushimiye kuri kumwe natwe ntabwo tubishidikanya, kuko waduhamagaye uyu muhamagaro natwe tugatera intambwe yo kuza aho uri kugira ngo dukore ibyishimwa nawe. Nunyemerere mu izina rya Yesu Kristo, kuko twageze kuri tere tukaba duhagaze mu cyimbo cya Kristo, dukoresha iby'ubutwari muri uyu mwanya. Mwana wawe ari imbere ya kamera ndetse n'abadukurikiye benshi cyane, nunyemerere mu izina rya Yesu Kristo hagararane nawe kandi umukoresha ibyo wagambiriye kumukoresha mu izina rya Kristo Yesu, amen. Mwakoze cyane, turabakiriye. Ndagira ngo twihuse dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Mose cyitwa Kuva. Turasoma igice cya 7 n'umurongo wa 10, hanyuma turagaruka tubabwira intego tunabaganiriza. Igitabo cya Mose cyitwa Kuva, igice cya 7 umurongo wa 10, turasoza n'uwa 12, tugaruke tubabwira intego hanyuma dukomeze. Mose na Aroni binjira kwa Farawo, bakora icyo Uwiteka yabategetse. Aroni ajugunya inkoni ye hasi imbere ya Farawo n'abagaragu be, ihinduka inzoka. Farawo nawe ahamagara abahanga n'abarozi aribo bakonikoni ba Egiputa, nabo babigenza batyo babikoresheje uburozi bwabo. Umuntu wese muri bo ajugunya inkoni ye hasi ziba inzoka,
maze inkoni ya Aroni imira izabo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ndashaka kuvuga umugambi w'Imana utayoba. Ndashaka kuvuga ku mugambi w'Imana hanyuma kutazayoba. Abadukurikiye, Imana yakugambiriyeho kera. Yagambiriye kuri Yeremiya kera ibimubwira afite imyaka 17, ubwo Imana yari imuhamagariye guhanura, ariko abwira Imana ko bitashoboka ashingiye ku bintu bitatu. Icya mbere, muri kiriya gihe nta muntu wari wemereye guhanura ataruzuza imyaka 30. Icya kabiri, yishinjaga ibyaha. Hanyuma icya gatatu, ntabwo yari yubatse. Ibyo byari inzitizi, ariko Uwiteka aramubwira ngo wiyizi ufite 17, ngewe nkuzi sogokuruza wawe na nyogokuruza wawe batarabyara sogokuru wawe na nyogokuru. Sogokuru wawe ngo abyare so na nyogokuruza wawe, cyangwa nyogokuru ngo abyare mama wawe. Ngewe nari nkuzi. Hanyuma ku bijyanye n'ibyaha wishinja nakwejeje utaravuka, ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Mbere y'uko uriho wariho. Impamvu batakubonaga nuko waruhishe mu mugambi w'Imana, ariko ndagira ngo nkumenyeshe ko utabayeho none kandi utariho paragisida. Umugambi w'Imana ku buzima bwawe ni mwiza. Umugambi Imana ifite ku gihugu urimo ni mwiza. Wowe icyo usabwa ni ukuba uw'Imana ishaka kuba we kuruta kuba uw'abantu bashaka kuba we. Imana itugire neza. Abisiraheli cyangwa se abana ba Isiraheli, mwese murabizi, bavanywe mu gihugu cy'i Kanani, bajyanwa muri kiriya gihugu cya Egiputa, ariko habanjeho Yozefu bagurishije, hakurikiraho abandi 73 ba 74 nibo bakomotsweho na ziriya miliyoni zisaga 6 zari muri Egiputa. Bibiliya iravuga ngo haza kwima undi Farawo utarigeze kumenya Yozefu. Ibyo tubirenge ntabwo ari cyo ngendereye, ariko uwo Farawo niwe wakoresheje Abisiraheli uburetwa imyaka 430. Ariko Imana yari yarabibwiye Aburahamu yari yaramubwiye, imubwira ko izamuha igihugu. Arashidikanya. Imana imubwira gutamba igitambo, ngo ku kirengarenga inkongoro ziracyona. Imana iramubwira ngo nari narakubwiye ko ubwoko bwawe buzaba mu gihugu cy'abasuhuke, ntiwabyumva, kandi ko nzabaho igihugu nyuma y'uko mbavana mu gihugu cy'ubusuhuke. Rero ibyo ubonye kuba inkongoro zonye igitambo ni ikimenyetso cy'uko ibyo nakubwiye bizasohora. Abantu benshi bajya bavuga ngo Aburahamu ngo yagize intege nke n'ibindi, ariko ntabwo ari intege nke, ahubwo cyari ikimenyetso Imana imuhaye cy'uko Imana izaha Abisiraheli igihugu cy'i Kanani imaze kubavana mu gihugu cy'uburetwa cya Egiputa. Hanyuma abana ba Isiraheli nyine bajya mu gihugu cya Egiputa babanjirijwe na Yozefu. Ibyo tubirenge. Haza kwima undi Farawo utarigeze kumenya Yozefu, yitegereza Abisiraheli aho bari baganditse mu kibaya cy'Imowabu, abagirira ishyari. Ibyo tubirenge. Murabizi uburyo yigeze guhamagara. Wenda ibyo tubirenge si byo dushaka kuvugaho, ariko igihe cyarageze atangira kubakoresha uburetwa. Iyo usomye kuva ibice 2 ku murongo wa 2, hakubwira kuvuka kwa Mose. Muri iryo totezwa, muri ibyo bibazo, hari habayeho n'ikibazo cy'uko abana b'abahungu b'Abisiraheli cyangwa Abayuda bahigwa, bari kwicwa. Mose rero avuka muri icyo gihe gikomeye cyane, abana b'abahungu bari kwicwa, kuko Farawo yari yabwiye ababyaza ngo nibabyara abakobwa mubareke, ariko nibabyara abahungu muzabice bataravuka. Uwo ni umwuka wa Yezebeli wica abana b'abahungu, kuko abahungu ndetse n'abakobwa bose ni amaboko y'igihugu, ni amaboko y'Imana. Rimwe na rimwe rero umuntu ushaka kwica urubyiruko ntabakunda igihugu, ntabakunda Imana, ntabakunda n'umuryango, kuko urubyiruko rutabayeho igihugu nticyaba gihari n'itorero. Bibiliya itwereka ukuntu uyu mugabo witwa Farawo amaze gutanga itegeko ngo ababyaza, haleluya, ababyaza banga gushyira mu bikorwa ibyo, abahungu bakomeza kuvuka uko bwije nuko bukeye. Aza kubahamagara avuga ati amabwiriza nabahaye ntago mwayubahirije. Baramubwira bati nyakubahwa,
twarayubahirije, ariko abaheburayo ntago bamera nk'abanyegiputa. Babyara umubyaza atarabageraho, bo bajya kubise bahita babyara. Ntago rero wakica umuntu wamaze kuvuka. Abigira ubundi bwenge, ubwo bwenge rero atangira kubakoresha uburetwa, ibyo murabizi. Ariko bikubitana nuko Mose Imana yari yaramugambiriyeho kera ko azaba umucunguzi w'ubwoko bwa Isiraheli. Ibanza kumunyuza mu butayu, ibanza kumunyuza muri ako kaga kugira ngo azaha agaciro ububabare bw'Abisiraheli. Iryo jambo ryo mu Kuva riravuga ngo nuko umugabo w'umuryango wa Lewi aragenda arongora umukobwa wa Lewi babyarana Mose. Bisobanuye ngo umugabo wo mu muryango ukijijwe arongora umukirisitu-kazi babyarana umukirisitu-piri. Nuko ariko bakubitana n'itegeko ryica abana b'abahungu. Ise na nyina uriya mwana bamuhisha amezi 3, ni nayo nyina yamwongeje, bamujugunya mu rufunzo. Bamujugunye mu rufunzo, umukobwa wa Farawo yiyumvamo kujya koga. Imana imubuza kogera mu mapisine no muri za dushe ziwabo zihenze, amanuka mu rufunzo habamo n'imisundwe. Ariko icyari kimujyanye wari umugambi w'Imana wo kugira ngo atoragure Mose. Ngo nuko umuja we aramubwira ngo sinajya kukuzanira umurera se. Ngo nuko uwo muja agiye kumuzana azana nyina. Kubera iki bazanye nyina? Nuko Mose yari umukiranutsi, azacungura abakiranutsi, yagombaga konswa amashereka y'abakiranutsi. Imana ishimwe cyane. Nicyo cyatumye bazana nyina. Ariko inyugu nyina yagize, nubwo yari yarajugunye umwana we, ntabwo twamurenganya, ni itegeko ryatumye amujugunya. Ariko yagize umugisha kuko yongeje umwana we anabihemberwa. Kandi ibintu byose, amata n'ibindi byose, pamperisi n'ibindi byose byaturukaga ibwami. Imana ishimwe cyane. Y'Imana ibonye umugambi wayo shitani yawuyobya, uwo yagaciyemo nyirizina awuyobya niwe ikoresha. Urumva uwari gutoragura uriya mwana atari umukobwa wa Farawo, atari uw'ibwami, nta gaciro byari kugira. Ariko Imana yohereza umukobwa wa Farawo. Nimwibaze namwe abadukurikiye kumva ibwami umuntu ava yakajya koga mu rufunzo. Uwo ni umugambi w'Imana utayoba. Hanyuma Mose arererwa kwa Farawo. Amashuri yigira kwa Farawo, yari enjeniyeri mu bintu bijyanye na enjeniyeri mu by'ubwubatsi. Hanyuma icyo gihe rero arererwa kwa Farawo, yakuze aba umusore, abona abantu b'abapagasi bakora uburetwa. None amaze gukura, Imana imubwira ko abo bakoreshwa uburetwa ari ubwoko bwabo. Yumva arababaye cyane, niko guhita afata icyemezo cyo gusezera. Bagiye kubona babona umuhungu arazinze, afashe igikapu ashyizemo imyenda, ati ndagiye. Batese ugiye? Ati kwizera kwanjye kwamaze gukora, kunyemeza ko kurengananwa na buriya bwoko biruta ubutunzi abanyegiputa batunze bwose. Urabizi n'inzira byaciyemo, asanga umwisiraheli arwana n'umunyegiputa, afata umunyegiputa aramwica, mutaba mu mucanga. Bukeye ubwo ari kwitegura kugenda, bukeye yongera kubona umwisiraheli arwana n'umwisiraheli, arababwira ngo icyo mupfana kiruta icyo mupfa, nta mpamvu yo gushyamirana. Ibyo muri kurwana nabyo ni binini, murashyiraho n'ibindi. Kubera iki? Umwe arasakuza ngo ngo urashaka kunyica nk'uko wishe wa munyegiputa. Ahita ahunga. Ahunze rero ahungira kwa Yetiro. Yetiro amuzana mu butayu, amuragirira inka n'intama imyaka 40. Umugambi w'Imana wo gucungura abana ba Isiraheli wari ugikomeje. Biba ngombwa ko Mose arimo aragira abona igihuru gishya ariko kidakongoka. Ajyanwa no kukireba, nibwo ijwi ryahamagariraga muri icyo gihe riramubwira ngo Mose, Mose. Aritaba ati karame, kwetura inkweto zawe. Umuntu Imana yagambiriyeho yahamagaye, icyambere ibanza kumubwira gukwetura inkweto. Ntabwo ari inkweto zitwambaye, ahubwo ni inkweto zo mu mutima zitwa ibyaha. Ntabwo Imana ishobora kugukoresha uri umunyabyaha. Nta nubwo ihamagara abakomeye, ahubwo ikomeza abo yahamagaye. Imana ishimwe cyane. Bibiliya itwereka kundi Imana rero yamubwiye ati ubu igihe kirageze, ubwo umaze kwezwa ugatunganywa, ngiye kugutuma kuri Farawo kugira ngo arekure ubwoko bwanjye. Imyaka bumaranye ni myinshi, umubwire ngo isaha irageze yo kugira ngo aburekure bujye kunkorera. Mose kuko yarazi amabara yasize ahakoze, ishyano yasize ahakoze, abwira Imana ibintu bine, yibwira ko agiye guca Imana intege kugira ngo ye kumutuma. Icyambere yaravuze ngo nubwo umpamagaye ngo ujye gucungura ubwoko bwa Isiraheli, ariko Farawo uramuzi, ngewe ndi muntu ki? Imana iramubwira ngo nzabana nawe, ikibazo cyose ufite Imana igifitiye igisubizo. Icya kabiri abwira Imana ngo bazambaza, nibambaza ngo witwa nde,
nzabasubize ngo iki. Impamvu yabajije ibyo nuko muri kiriya gihe na Farawo yitwaga umwami nyagasani. Noneho Mose aravuga ngo ko nzagenda mbabwira kuri Imana nawe arindi. Difference ni iyi. Ariko Uwiteka ahindura strategy aramubwira ngo umubwire ngo ndiho bisobanuye ibintu bitatu. Icyambere kuba uriho nuko Imana iriho, utarabaho Imana yahozeho, nunapfa izahoraho. Imana ishimwe. Aho uri wayiha icyubahiro, ni Imana idapfa, ni Imana idasaza, ni Imana idahinduka, iriho yahozeho izahoraho. Kandi nababwiye ko abantu benshi bayisenga bazi ko iba mu ijuru, ariko Imana ntiba mu ijuru, ahubwo ijuru riba mu Mana. Kuko ijambo riravuga ngo mbere na mbere Imana yaremye isi n'ijuru, itararema ijuru yabagahe. Imana ntiba mu ijuru, ahubwo ijuru riba mu Mana. Ariko aho Imana iri ni muri nge nawe, kuko yaravuze ngo sinzongera gutura mu nsengero zubatswe n'amaboko y'abana b'abantu, ahubwo nzatura muri mwe, ngendere muri mwe, nzaba Imana yanyu namwe mu bwoko bwanjye. Imana nushaka kuyibona urayibonera muri mugenzi wawe. Niyo mpamvu ibyo ubura uwo nguwo wanga niwe ubifite, n'ibyo abura nawe urabifite. Igihari ni ukuzuzanya tugatahiriza umugozi umwe. Imana ishimwe cyane. Hanyuma icya kabiri, urumva icya mbere yabajije ngo ndi muntu ki. Imana iramubwira ngo nzabana nawe. Kabiri aravuga ngo bazambaza. Imana iramubwira ngo uzababwire ko nitwa ndiho. Icya gatatu aravuga ngo ntibazanyemera. Imana iramubwira ngo ufite iki. Mose aravuga ngo mfite inkoni. Uwiteka aramubwira ngo ubundi se barakwemerura iki. Ikibemeza ni iyo nkoni. Imana ishimwe cyane. Tubihuze n'ijambo riri mu byakozwe n'intumwa rivuga ngo ibimenyetso bizagumana n'abizera. Haleluya. Niba uri umwizera ukaba warahamagawe, hari ibimenyetso bigomba kugumana nawe. Imana ishimwe cyane. Imana iramubwira ngo ntabwo bazakwemera wowe, ariko icyo ufite nicyo bazemera. Icya kane, Mose ahita abwira Uwiteka ngo sinzi kuvuga. Iyo ngo yari impamvu yerekanye ituma Uwiteka amureka. Ariko Imana iramubwira ngo uriya Aroni mwene so uzaba Imana abakanwa. Imana ishimwe. Mukundwa wahamagawe n'Imana ukaba ufite inzitizi zingana n'izo Mose yari afite, Imana izifitiye igisubizo. Imana ishimwe cyane. Nuzana inzitizi yuko batazakwemera, ibimenyetso bizagendana n'abizera bizagumana birahari. Nuvuga ko utazi kuvuga, Imana izaguha Aroni. Nubaza ngo bazambaza, Imana izakubwira ngo yitwa ndiho. Nuvuga ngo ntibazakwemera, Imana izaguha ikibemeza ari cyo nkoni. Nuko Mose aragenda. Byari bigoye kujya mu gihugu wamaze kwicamwa umuntu, kujya mu gihugu wigumuyemo, baragutoraguye, none igihe kikaba kigeze ngo ufashwe n'ibisazi byo kwizera, wanze nationalite y'igihugu, ugiye kuba inzererezi. Imana ishimwe cyane. Mose kiriya gihe yari afite rwose kwizera gukomeye. Ibaze icyambere mu byumve neza, Mose nta handi yari yararerewe. Bamujugunya afite amezi 3, yisanga mu rugo kwa Farawo. Ariko kwizera kumweretse ko urwo rugo rwamureze rwamwishyuriye, hagomba kuruvamo. Ese ubundi agiye? Ni ikibazo gikomeye. Ariko mu muhamagaro, mu mugambi bibamo. Bibiliya iravuga ngo kwizera niko kwatumye Aburahamu aba umushyitsi n'umusuhuke mu gihugu yimukiyemo. Ibaze kugira ngo Imana yamagara Aburahamu imubwire ngo tasotera n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka, nzaguhindura ubwoko bukomeye. Abantu bajya batekereza ngo icyatumye Aburahamu Imana imwirukana muri Uri wari umurwa mukuru wa kiriya gihugu cya Turukiya. Ni Imana yahamagariye Aburahamu. Ariko abantu bazi ko icyatumye Imana yahamagara Aburahamu imuvana kwa Setera ngo ari uko Tera yabazaga ibigirwamana. Hoya, ahubwo Imana yitegereje Aburahamu isanga ni umusore w'umunyamujyi uba muri uriya mujyi. Kuko muri uriya mujyi igihe Amerika n'Uburayi bari ari ibishanga, ari amashyamba, Uri bari bafite impirimori, bari bazi gusoma no kwandika, wari umujyi ukomeye. None Imana ihamagara Aburahamu. Aburahamu ntabwo yari umuturage, yari umusirimu uvuka mu mujyi kapitali, umujyi wa mbere. Ariko Imana yitegereje isanga Uri niho hazahinduka ibaberi, isanga Uri niho hazaboneka Isodomu n'Igomora. Imana rero imuvana ibyo bitaraba. Ariko igihe hamagara Aburahamu ntacyo yabonaga, ariko Imana yiturebera imbere
ibona ko hazaba umunara w'ababeri. Uwo munara w'ababeri Imana iravuga ngo ntazagutsembana n'abaho cyangwa nkagusenyana n'ibyo bubatse. Imana rero imuvanayo. Hanyuma twihute cyane, cyo nashaka kuvuga, Mose abantu bajye bamwigiraho ibintu bikomeye. Yabaye umuyobozi mwiza ufite urukundo. Muri iki gihe dukeneye umushumba nka Mose ugira imbabazi. Imana yashaka kwica abantu, Mose akabaryamamo hagati, bigaragaza ko yari umushumba w'imbabazi. Ariko abari ubu rwose byo ni ikibazo. Ariko hamwe no gusenga na Mwuka Wera, wenda Imana izataransforma iyo mitima, tugira imitima ivugwa mu byanditswe, imwe ivugwa muri Ezekiel 36:25, ko Imana izadukuramo umutima ukomeye nk'ibuye ikadushyiramo umutima. Mose rero abajyanye na Aroni kwa Farawo. Aroni uribuka ko Imana yamubwiye ko azabakanwa, noneho Mose akaba Imana. Baragenda rero bafite iyo nkoni, baragenda bageze kwa Farawo. Mose barihandagaje agaca amarenga, Aroni agasobanura ati Uwiteka aradutumye. Adutumye iki? Ngo rekura ubwoko bwa Isiraheli, igihe ubumaranye mu buretwa kirahagije, barekure bajye gukorera Imana. Farawo ati muri abasazi, none se tubarekure, iyo Mana ni iyihe? Mose atangira kuyisobanura na Aroni ati none se ikimenyetso ni iki? Mose yari afite confidence, abavanyamo inkoni Imana yamuhaye kuri wa musozi, abayikubise hasi ihinduka inzoka. Farawo baravuga ati peti ibyo ukora ni feke, ibyo bintu uri gukora ni iby'abana. Inzoka ngo ahita hamagara abapfumu n'abakonikoni n'abacunyi, ngo baraza arabwira ati ngaho nimurebe ngo akoze igitangaza kinyemeza. Ati ngaho namwe ngo buri wese ajugunye inkoni ye hasi, nayo ngo ihita ihinduka inzoka. Ariko ngo Mose mu gihe atangiye kwibaza, uri kubyumva ko yavangiwe, atari Imana yavuganye nawe, agiye kubonabona ya nzoka ya Mose itangiye kwiredura, itangiye kubyimba, irangije ihita yasama, itanga itangazo, ibwira utuyoka two kwa Farawo, utuyoka tw'abazimu, yatubwira ati ngiye kwasama, ahantu mubona umwenge mwijyanemo. Imana itugire neza cyane. Ngo nuko ya nzoka ya Mose imira za nzoka z'abakonikoni bo kwa Farawo. Reka nkubwire, umuhamagaro w'Imana utandukanye n'indi mihamagaro yose. Y'Imana yaguhamagaye iguha ibihamya bigaragaza ko yaguhamagaye, iguha imbaraga zimira izindi mbaraga, iguha amavuta ashobora isi idashobora, iguha feva, iguha ibimenyetso bigomba kugendana nawe. Bibiliya iravuga ngo kandi Imana yakoreshaga amaboko y'intumwa ibimenyetso n'ibitangaza, ngo byatumaga ngo bazana abarwayi bakabarambika mu nzira, Petero na Pawulo n'izindi ntumwa bari bunyure, kugira ngo nibura igicucu cyabo gikize indwara. Ibyo ni ibimenyetso bigendana n'abantu Imana yahamagaye. Imana ishyirwe hejuru. Ibiganza y'Imana yaguhamagaye iguha imbaraga ahantu hatatu. Ahambere iguha imbaraga ku rurimi. Eliya yari umuntu umeze nkatwe, ariko akoresha ururimi afunga imvura, imara imyaka 3 n'amezi 6. Yongeye gusenga akoresha rwa rurimi, imvura iragwa. Imana ishimwe. Icya kabiri y'Imana yaguhamagaye iguha imbaraga mu biganza. Bibiliya iravuga ngo bazarambika abarwayi ibiganza bakire. Imana ishimwe cyane. Izo ni imbaraga za kabiri Imana iha umunyamuhamagaro, bigahinduka bya bimenyetso bigumana n'abizera. Imbaraga za gatatu ziri mu maguru. Imana ishimwe cyane. Mboneraho n'umwanya wo kubwira abantu basenga, amasengesho ku mavi yararangiye, hasigaye amasengesho yo ku birenge, kuko ibyo uri gusengera biri mu bantu, ntabwo uzabageraho upfukamye, uzabageraho ugenda. Imana ishimwe cyane. Kandi nabwiye abantu ngo ngeyo ndwaye imodoka sinjya mpari ifuti umuntu uhagaze, kuko umuntu uhagaze ntuzi direction ari kwerekezamo, uhari ifuti umuntu ugenda. Imana ishimwe cyane. Iyo ibitekerezo by'umuntu bidakora, bitabuja, nta support y'Imana. Ariko yo bigerageza gukora, Imana ibitera inkunga. Imana tugire neza cyane. Hanyuma izo mbaraga turazifite. Dufite imbaraga mu maguru, aho dukandagiye hose hahinduka hacu. Niko Imana yavuze. Kabiri, dufite imbaraga nanone, vuga ngo amen,
mu maboko iyo turambitse ibiganza ku barwayi barakira. Tubonereho no kubwira abantu batewe n'imbaraga za Satani badukurikiye, niba dutanze nomero hamagara, Imana ishimwe cyane. Hamagara iyo ndwara. Ndashimira Imana, hari umuntu wampamagaye wakurikiye ikiganiro kuri Negebu TV, yaramaze igihe adasinzira mu imyaka myinshi, ariko narasenze arakira. Ejo yarampamagaye ambwira ngo yakize. Ibyo ntabwo ari igitangaza. Na kanseri tuzasenga zikire, na sida tuzasenga zikire, na diabete tuzasenga zikire, na prostate tuzasenga zikire, n'izindi ndwara zizaza, kuko ibyo bimenyetso bigumana natwe. Imana yarabiduhaye. Haleluya. Ntabwo Imana yaguhamagara ngo ibere kuguha imbaraga zigendana n'umuhamagaro. Ibyo rero ntabwo byashoboka. Nshuti rero muvandimwe, wowe udukurikiye nsoza, birashoboka yuko hari imbaraga ubona ziri kukwataka, z'abadayimoni, imbaraga z'amahembe, imbaraga z'ibitega, indwara zidasobanutse. Ngwino kwa Yesu. Haleluya. Araguha imbaraga zimira izindi. Yesu uramukura he ko ataboneka fizikale? Imana ishimwe. Ari mubo yahamagaye. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Ari mubo yahamagaye. Imana ishimwe. Kuko ntago bigusaba ngo uhure n'Imana. Iyo uhuye n'uwo yahamagaye, amateka yabagomba guhinduka. Imana iduhana umugisha. Ijambo numva Uwiteka ashyize ku mutima wanjye ni ry'umuhamagaro, kandi muri uwo muhamagaro dufite imbaraga zimira izindi. Ufite icyifuzo cyangwa igitekerezo, gana abakozi b'Imana bagusengere, bakurambikeho ibiganza. Niko Yakobo yavuze. Nahamagara abakuru b'Itorero bamusiga amavuta bamurambitse ibiganza. Isengesho ryo kwizera rizakiza umurwayi, umwami amuhagurutse. Ugomba rero guhaguruka mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ndumva nafata umwanya ngasengera abantu, hanyuma tukaza kugusubiza mikoro. Uwiteka Mana yacu, Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, abantu bamaze kumva ijambo ryawe. Ijambo ryawe rifite imbaraga z'umwimerere, kandi rifite imbaraga ndengakamere. Umuntu wese wumvishira ijambo, reka mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti rigira icyo rikora, rigira icyo rihindura. Dusengeye abarwayi ubakize. Dusengeye abo Shitani yaboshye nk'uko yari yaboshye Abisirayeli muri Egiputa, ubabohora, ucagagura imigozi n'ingoyi, kuko ni kwavuze muri Yesaya 61. Ndagushimiye, kandi abatarakizwa bakizwe, ndetse n'abaniniye umuhamagaro uyu munsi imihamagaro yabo, mu izina rya Yesu uyikoreshe kugira ngo bahaguruke bagukorere. Ndagushimiye kuko wumvishe gusenga Negebu TV, uyiha umugisha, n'abakozi bayikoraho bose bahabwa umugisha. Ndagushimiye kuko ubyumvise mu izina rya Yesu. Amen. Ufite icyifuzo, igitekerezo, wahamagara kuri izi nomero 0782 30 15 81 0782 30 15 Nakagaruka muhabwa umugisha. Imana iguha umugisha mushumba, rwose utuganirije neza ku mugambi w'Imana. Abadukurikiye babyumvise ko ushobora kuba urimo kunyura mu bikomeye, ariko iyo umugambi w'Imana uri kuri wowe ushobora kunyura mu bikomeye, ariko Imana iguhamagaye ifite inyungu, nawe uzabigiramo inyungu. Komera mu muhamagara Imana yaguhaye. Rero ni Negebu TV mwari mukurikiye ibiganiro byacu. Nakagaruka, niba utarakora subscribe yikore, niba utarakora share ngo usangize abandi, nabyo urasabwa kubikora kugira ngo dukomeze kugeza ubutumwa kure, kandi Imana ibaha umugisha mu izina rya Kristo Yesu. Amen.